Abananiwe kwifata. We're on the end. Margin man. Bye bye peace. Bye bye peace ibi biraganje. Bye bye peace. Bye peace we're on the end. Bye bye peace. Bye bye peace ibi biraganje. Bye bye peace. Bye bye peace we're on the end. Bye bye peace. Bye bye peace wanze kubuzima. Inspirateri wanjye murabizi ko ari nyakwigendera nubwo yagiye ariko aracyari insipirata kubera ko hari ibyo yasize imirongo irenze cyane. Umwami Kabaka ariko si we wenyine kuko na DP Diplomate nawe n'umukobwa nawe nireferaho. Ubwo rero imyandikire ngira ngo Raif Yes, noneho ndongera ndagarutse ndashimira ubuyobozi bw'ino TV kuba banyemereye kongera gufata umwanya hano kubera ko hari ibintu tugiye gukora birenze cyane bikaze. Noneho kuri ino nshuro urabona ko tugarutse mu izura njyashya, urabona ko tugarutse mu buryo bukomeye cyane, mu buryo burenze cyane. Murabona ko ndakeye ku maso, urabona ko amaso n'urwererane ubu nta wasi. Noneho ndimo ndinywera agakawa, ndinywera amaji, ubu ni imbere. Kuri ino nshuro urabona ko ngarutse, kuri ino nshuro ndagarutse. Ndabashimiye kweri, hano sinari mpaherutse. Shout kuri karibu mba mpawe hano, nje kumurika cyangwa se nje kuba navuga kuri iriya album, kuvuga kuri album bita Shimwa Mana. Album nayo irenze cyane, iriho indirimbo 10, indirimbo zigera mu 10. Noneho ni nayo mpamvu nyamukuru yo kuba nje hano. Murabizi ko hano nahabaye hano kuri no Raif TV, ababizi barabizi, ariko murabizi ko iby'umwihariko nk'umurapa mukuru mubizi cyane. Kuri no nshuro ngira ngo ndaje, murabizi ko ubushize twabarabuye ingoma twakubise n'undi mukobwa bita Mr Pato. Nyuma turagaruka mu ngoma, mwarayimenye iriya ngoma ni wowe nkunda, nayo ni ingoma ikaze cyane. Kuri no nshuro tugarutse kuri album Shimwa Mana, n'ubundi indirimbo mwagiye muzibona ziri gukorerwa n'amashusho. Ingoma bita urugero nk'indirimbo bita Apu, ingoma ikaze cyane, ngira ngo niyo yamaze gushyirwa no ku rukuta ara kuri YouTube. Ubwo rero ngira ngo mugiye kubona n'indi ngoma bayita Bye Bye. Ingoma bita Bye Bye nayo irenze cyane, ikaze cyane, idatandukira kuri iriya mwabonye ko album yagenda yungikanya, ijiza yungamo, hazamo andi ku zindi ngoma, dukosora ibintu bikaze. Ubwo by'umwihariko ngira ngo tubihugiyemo cyane ko mugiye kuzibonera rimwe mu minsi igiye kuza, mugiye kubona album kabisa iteye ubwoba. Ingoma bita Bye Bye nayo mutegujwe, nayo ingoma ikaze cyane. Ubwo rero nimurambirwe kandi mutegereze mu gihe gito cyane kuko niyo mpamvu tuje kuvuga, nuko tubizi ko biri hafi. Ni inkono itetse igiye gushya, inkono iratetse igiye gushya. Ubwo kuba mpawe umwanya hano niyo mpamvu mba mbivuze. Ntabwo murabizi ko ntabwo nkunze kugaragara ku mbuga, ntabwo nkunze kwigaragaza cyane, ariko kuri ino nshuro iyo naje mujye mumenya ko noneho hari ikibyimba kiba gihari kigiye kumeneka. Ikibyimbye kiba kigiye kumeneka. Ubwo ni ukuvuga ngo niyo mpamvu ujya kubona ndaje, kandi murabizi ko hano ni mu rugo, kuri ino Live TV hano ni mu rugo. Niyo mpamvu nza kuhamurikira ibintu nka biriya, kandi ibintu bikaze cyane, bakamporomota nk'umukobwa nawe urenze. Murabizi ko gahunda yanzanye ni yayindi, ntabwo nababeshye. Inspirateri wanjye murabizi ko ari nyakwigendera nubwo yagiye ariko aracyari insipirata kubera ko hari ibyo yasize imirongo irenze cyane. Umwami Kabaka ariko si we wenyine kuko na DP Diplomate nawe n'umukobwa nawe
nireferaho. Ubwo rero imyandikire ngira ngo wenda icyo nyamukuru kuko naje muri no hip hop n'ubundi by'umwihariko nubwo nayijemo kera ariko nakajije umurego umuvandimwe amaje kugenda avuga ati wenda nusi ikivi cy'umuvandimwe, bye kugenda gutyo gusa kugira ngo dukomeze tubisigasire, kugira ngo dukomeze dukomereze aho yagarukiye, nicyo bita kusa ikivi. Noneho dutere intambwe intambwe yari yatera rero tugumye tuzitere, ntizihagararire aho ngaho. Ntabwo ngenje muri wa mujyi w'ibishegu cyangwa se wo kuza kwirapira ukuntu buri aho ngaho, niya hip hop n'ubundi ushaka kumva ingoma nk'izo wigize kumva kuri ba Jay cyangwa se n'abagenzi be mu bihe byashize, ngira ngo nizo ngoma ushobora kumva by'umwihariko Diplomate, Jay Polly n'abakoboyi nireferaho. Ubwo rero ino album ngira ngo ingoma muzagenda muzibona, ingoma kweri nazo zihari cyane, niyo mpamvu wabonye naje hano kuri Road TV ndazisogura. Ubwo ngubwo ingoma Apu mwarayibonye, mugiye kubona ingoma Bye Bye, afuta muzabona ingoma ibikorwa cyane, afuta muzabona ingoma urumva zizagenda zungiganya. Afuta ngira ngo hari n'izindi ziri studio zigera muri 3, nk'irangoma bita irabazemera, irabita Shimwe Mana by'umwihariko ari nayo ihagarariye album, ari nayo ihagarariye album. Ubwo rero niyo mpamvu ubwo launch ya album wenda yo izaza nyuma mu gihe zizaba zimaze gukorwa zose, kubera ko hari byinshi bikeneye gukorwa. Ubwo rero mwitegure icyo nzi cyo inkono irahiye, igiye gushya, inkono irahiye rwose, kandi nta byo kurambirwa. Game turi gukora ni game ireze, ni game ikaze, kandi ntago ngira ngo ni non stop, nta guhagarara byo nta bihari. Ubwo ndakeka ko abantu bakurikira Live World TV bajye subscribing, basharing, batrubing ibintu byabo bigeze kure, kuko ino TV ni TV irenze cyane. Wenda ntago ari ukubamamariza cyangwa iki, cyangwa se ntago ari ukubavugira neza, kubera ko hano ni n'inshuti zanjye, abatabizi babimenye, kubona nabamamariza wenda nta nubwo ari ikibazo cyane. Mujye mubibakorera byose bishoboka, mujye mubikora kweri, kuko hano murabizi ko Lawrence ubundi waba unkunda udakunda ino TV gute, kandi ubizi ko nanayikozeho, kandi TV n'ubundi igihe cyose nshaje nza nkayidagadurira. Uretse ubwo byaba ari ibiki? Hano muzakunda kuhambona, hano ni nko mu rugo. Ubwo rero rwose album yo ni ibindi ni birebire, ni ugutegura ibintu bikaze. Kuba rero ibintu biba bikomeza kugenda gutya, kugira ngo noneho dukore ibintu birenze. Aha rero bantu banze, rero wenda ntabwo ndi buvuge ibigambo byinshi, ntabwo ndi bubarambire, kubera ko kuvuga menshi siko kuyamara. Tuzagumiza tubivuge, kuvuga ntibirangire. Aha ntabwo ari ikiganiro cya mbere nkoze hano, murabizi, nta nubwo ari icya nyuma. Biba bigikomeza ubwo daziso rero ni ibintu bikaze cyane, nta guhagarara, kubera ko ibikorwa biba bigikomeza. Wenda reka DJ nawe abe yahondamo imwe muri iyo ingoma muherutse kubona Bye Bye Busy, nubwo wenda bishobora kutamera neza. Ingoma nayo yindi nayo bita Apu, n'indi bita Bye Bye,
wenda mwe mwabasha kuba mwamenya ngo ni ibiki DJ hundamo babongeho gake wenda kuri iyo ngoma kugira ngo wenda amatsiko asa nashira, kugira ngo tuze kuvuga ibintu wenda bafiteho na nosiyo cyangwa se ubabonge. Waze kandi DJ ntuzibahe zose utaza gutuma amatsiko yabo ashira, kandi ibiri inyuma nibyo byadanje. Uretse oya uretse shyiramo yindi turebe. Iyo kweri kumva iyo ngoma nibye kuza kumva nayo ni bori irenze cyane, ni bori ikaze. Urumva ko ni inkono iri kuzika, urumva ko ibintu ndetse ni fresh cyane, kandi bigiye gushya noneho. Ubwo nicyo tugiye kureba, urumva ko ni boro nayo irenze. Audio yararangiye, agiye kuza amashusho. Ubwo rero ubwo n'ubundi ongera uyisubizemo wenda tumenye ibyo ari byo. Urumva ko ni ingoma irabika inakaze, ni ingoma irenze nayo muri ino album. Noneho Nano Beat intambara ni nyinshi, ize Palestine imyaka myinshi ibanganye. Big Country Russia yananiwe kunyurwa ishaka na Ukraine. Big Country China yananiwe kunyurwa ishaka na Taiwan. Bisigize King ikomeje kwivanga. UN ni ku munwa, ibibazo byanze gukemuka. Abahinzi n'aborozi bakomeje gushwana. Kongo ikomeje kwiyenza yitwaje impamvu z'ubufu. Bombe bibitse, ibyo si ibyo bibitse, n'urupfu rubitse, wa muntu mwumvise. Muvandimwe wawe mwanzi araswe n'umunyamahanga. We're on the end. Bye bye peace, bye bye man, bye peace, we're on the end. Bye peace, biraganje. Bye peace, we're on the end. Yeah. Bye peace, wanze kuva kumusuma. Nyuze z'ubutumwa ziranzwe barashaka ibishegu, ibinyoma biraganje, kuri kubaye gukeya. Mirimo myinshi amaraso menshi butakabuze kwera. Ukirebe bishwe ushobora bwitwaje intwaro haje irozi byifata. Manuka ni nyinshi biza izazana ikirezi n'ikundi. Tumba ribaye impeshyi indutse umuhindo. Imiriro ni myinshi, amazi abaye makeya. Biryoshye barabyanze barashaka imishari. Minja muri adolescence dore zibaye ama beach. Papa yemeye upede gusama resanzwe. Bibaye nka football, we're on the end. Urumva ko nayo ni ball ireze, ball ikaze cyane, ball urubundi iri hafi hano kubera ko urabona ko igihe cyegereje kandi ntabwo biri buze gutinda. Wenda ball nta butinde burimo n'iminsi mike kuko nababwiye ko n'ubundi inkono igiye gushya kandi igiye guhira igihe koko. Nubwo yatinze ku nkono, bamwe bakomeje ko yatinze ku nkono. Ubuze oya none ninjye abari nje reze ninde wanyandikiranye nabari ibyaje ntabwo nje n'ubundi ndabyikorera. Wapi ni njewe man, njewe na umurabage nje yandikira ntabwo reze nabikorerwa nande. Oya rwose. Ubwo reka turebe wenda shout reka mbendeze kuvuga amagambo menshi wenda ndagaruka. Shobora kugaruka cyangwa ejo bundi ibintu bigakomeza nta wasi. Shout man.